abaririmbyi ubu ngubu nukumara gukubita igisirimba ngo musige muvanga utuyoga ngo n'udufanta mufite ikibazo mwaje gukinira hadakinirwa ibyiza muvanguke uzufata fanta ibe fanta niba ari akayoga nanone aho kwihisha muri fanta ugafate bagusanga wanywa akayoga niba uje kurepeta ntukazuzana imiti mibiri uzuza kurepeta utahe ntukazuza kurepeta nurangiza ngo wateye inda ngo ibibazo byarabaye mwirinde mwe kwemerera kamere ni umukeba w'umwuka ni mukeba uzuhagarara hakubye ingeso zawe nziza ngo abantu bahere ko bahimbaze Kristo umuntu gusa nakubona urambuye amaboko ukaba n'umwami Yesu n'umwami yarazutse mu bapfuye n'umwami indimi zose torero ry'Imana rigomba gukorwamo amasuku niko niba ufashe kitari yo mu nzu y'Imana abantu bazakubona umere nka Dawidi wagaze ukora ku mujya gucya abadayimoni bagahunga ariko intoki zawe bitewe n'ibyo zazikora ntizokwirukana n'umushwi n'umwe habe n'umushwi niyo mpamvu abadayimoni bazabaza ngo ko muragira gute bazobashwanyaguriza nk'ababana aske bashatse nabo kwigana bande ibintu ndibizabikinishwa ariko muzamugambana kubera iki muzamugambana gute umukristo azagambana gute abantu hazaro bakagambana no mu rusengero ngo dore kwayigira yewe ngo dore ngo ndebera none ariko muzi kugambana ukuntu ari bibi Yesu niwe woza akagufata akanwa gutya akagasona Yesu gusa kandi tukunda kuvuga agiye none byagira kuba mama nitwe ba mbere tugira makuru uzubona kantu utaragira mu rugo kama wandikira umugabo ngo noneho ikintu kibaye mu materaniro ukananirwa kwihangana ngo ugere munsi ukama wandika ukiri mu materaniro tuvuge ngo amen Amen. haleluya haleluya Imana ibaha umugisha cyane kuba mwaradutekereje uyu munsi kugira ngo tuze tubane namwe mu ijambo ry'Imana ndakunda kubwira abantu iyo bakwumvise ngo uze kubwiriza n'ubuntu Imana ibiguhaye kugira ngo wongere wumve Imana n'ubuntu ko kongera kumva Imana hari abantu kubera kubiyoberwa cyane ajya yumva iyo bamubwiye kubwiriza kumva mbese hari uko agiye kubwira abandi ariko iyo Imana impaye igihe cyo kubwiriza aba ari igihe Imana iri kunyigisha Imana tuvuge ngo amen kuko kuvuga ijambo utumvise hari igihe ritagira umusaruro ndashima Imana ko yangiriye neza muri iki cyumweru kuva kuwa mbere ndi kubwiriza ejo nzabwiriza ni kugeza kwa gatanu ni posho nzabwiriza ahandi hantu n'ubuntu gusa Imana kiranyigisha cyane kandi iyo umuntu ari gukura iki nico gihe mfite ubwoba kurusha iminsi yose nabayeho nico gihe mfite ubwoba ntabwo najyaga nkunda kuva mu rugo ngo nimara gusoma ijambo mbwire bishop ngo ngaho nsengera ariko maze nk'amezi angahe mara gusoma ijambo nkumva ari inteye ubwoba nkamubwira ngo sengera ngiye mu ivugabutumwa kuko ibintu biteye ubwoba kuvuga Imana biteye ubwoba Abanyesiraheli hari ikintu bagiraga mbere yo kwandika izina Imana bakandika Imana bagakora ahantu bakoza bakongera bakoza Imana irakomeye iteye ubwoba haleluya tekereza Imana izica muri aka kanwa kacu Imana iteye ubwoba muri Zaburi hazavuga ngo umuntu niki kumwibuka cyangwa se umwana w'umuntu kumugenderera ngo wenze kumugira nk'Imana haburaho akantu gato
ngo nubwo ntari nkwiriye mwami wanjye waranzahuye. Mbwira mwami wanjye ikintu cyatumye nkunda. Niki muri mzaremze ngo suko nari mwiza habe namba n'ubuntu bwa Yesu yangiriye. Ako Yesu yangiriye neza. Nza nkunda kubwira abandi bantu, hari abantu bisanze mu miryango y'abapasteri bagira ibitaramo wenda cyane mwabo baza bababwiriza cyane, ariko hari abandi bantu baza basanga gusa ubuntu bwa Yesu bukakuroba gusa ubuntu. Turashima ubuntu bw'Imana. Haleluya! Butumye tugeza muri uku kwezi tukibirimo. Ntago biba byoroshe. Ariko ubuntu bw'Imana bwongeye kutugeza mu kwezi kwa 12 tukirimo. Mwanditsi yaranditse aravuga muri Yesaya ngo nubwo Aburahamu atatuzi, Isiraheli ntitwemere, ariko wowe uratwemura data. Imana ishimwe ko yatwemeye. Imana ishimwe ko ari data. Imana ihabwe icubahiro ko tukifite kuvuga Imana mu mitima ndetse n'akanwa kakabisohora. Foswe Imana ibaho umugisha, muri inshuti zacu cyane, murabizi ntitwabisubiramo cyane, muradusengera turabasengera. Ko nukuri tuza tubasengera, si ngombwa ngo mubimenye Imana iza makuru cyane, ariko turabasengera. Umuntu adasengeye itorero umugenzi wawe ngo umusengere, abashumba dufite ibyo duhuriyeho, abakristo bafite ibyo bahuriyeho, abavuga butumwa bafite ibyo bahuriyeho. Rero turishimye cyane ko mwadutekereje. Imana ya Isiraheli ibaho umugisha. Abakozi b'Imana duhuriye aha ndabishimiye cyane. Imana ibaho umugisha. Twabasanze mu muhamagaro, muracawukomereyemo, muracabirimo. Muri mbyararemze ngo nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harusha umutima. Ariko njya nsaba Uwiteka Imana ishimwe ko ikibafashe, ikibakomereje umutima n'amaboko muri uyu murimo w'Imana. Haleluya. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Amagambo y'Imana bavuze arakomeye. Imana ibaye turetseho gato. Gato k'Imana karatangaje. Gato k'Imana, iyo wumva Imana ivuze ngo gato, kandi aho niho abanyabwoba n'abatizera baza batera umusaraba umugongo. Gato k'Imana ni gato. Gato k'Imana ko ufata imyaka 20, ko ufata imyaka 100. Gato k'Imana. Ariko hari ikintu uzanezeza Imana nubwo biba bimeze bityo. Yoba ivyo bihe byageze sijyo mvuga, yoba ivyo bihe byamugezeho, ariko ngo yatekereza yumva mu byiringiro bikamubwira yuko Imana iriho. Nubwo areba imbere akayibura, yareba inyuma akayibura, yabura impande zose akabona ntayo, ariko akavuga ngo ko ndumva muri byiringiro irimo. Imana ishimwe ko nubwo iyo yeretse abantu hari ijwi riza ritubwira ngo nubwo utayibona ariko iriho. Haleluya. Izi kubwira ngo iriho kandi ukabuzumva ko iriho. Imana ishimwe ko rero igiye kwibuka abantu. Uyu ni umwaka Imana igiye kwibuka abantu kandi uko nukuri. Ni umwaka udasanzwe, ni umwaka wo kuguruka kubazaguruka, ni umwaka w'ubunebwe kubanebwe, ni umwaka udasanzwe apana bijya abantu bamenyereye. Ni umwaka w'umuriro aho utigeze uhagera, kubw'izina ry'Uwiteka uzahagera. Ni umwaka udasanzwe. Tugiye kuganira amagambo y'Imana mu ndirimbo ya Salomo. Sinageza nyivugaho ariko muri iyi minsi narayihawe cyane. Kandi abanyesirari bagiraga itegeko ry'uko umuntu atagomba gusoma iki gitabo atarageza imyaka 30. Ryari itegeko kutagomba gusoma kino gitabo ataragira imyaka 30. Kubera iki? Abantu baza bazanamo udutekinike bakatuvunja muri za kamere zabo kubera kutumva ijambo ry'Imana. Ndabizi ko abafiansaye n'abantu bari guteretana bazamaterura iki gipande bakaguhereza, kandi ukamubwira ngo amakosa yaremewe, ukamubwira ngo byaciye. Ntabwo ari igitabo cy'abantu bagifite amarangamutima y'inkundo z'isi. Ni igitabo cyo gusoma umaze kugira ubwenge.
bantu bagifite gukoreshwa n'amarangamutima y'umubiri. Ni igitabo kizimije, ni igitabo kirimo ibitangaza, ariko kubamaze kucumva ni igitabo, ni igihume c'igitabo. Semene amen. Ni igitabo giteye ubwoba, ariko ku bantu bataragira imyaka 30 muzareke kugisoma, mutazavunjamo ibyo muzamwumva. Ketsa abafite mwuka wera akamenya uko, ariko ni igitabo byari itegeko ko umuntu utarageza imyaka 30 atagomba kugisoma. Ariko Imana ishimwe ko tugiye kuciga, umwuka yaragisobanuye, n'abana batoya yo kigusobanurira ukamenya uko ucumva, kandi mu bindi bisanzwe abantu babyumva ukundi. Ariko ni igitabo nifuje ko dutaramiramo muri iyi minota mikeya cyane, kandi nari maze iminsi mvuga nitonda, ariko ndihuta kugira ngo iyi minota bampaye mbe mfite aho nagejeje. Sibyo? Reka dutangire dusome indirimbo ya Salomo. Igice cya mbere ku murongo wa 5. Ndaza gusoma nk'ibipande nka bitatu, kubera ko ari indirimbo ni nk'amarefre, ni nk'ibitero, nyine mu bifate gutya, ariko kugira ngo byorohere abantu reka tusome rimwe kuri 5. Haravuga ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu we, ndirabura ariko ndi mwiza, sana amahema y'abakedari n'inyegamo za Salomo. Mwe kundeba nabi nuko nirabura, nabitewe n'izuba ryambabuye. Abahungu ba mama barandakariye, bangize umurinzi w'izabibu, ariko uruzabibu rwanjye sinarurinze. Ku 8. Niba utazi wa mugore we, urindatwa mu bagore, genda unkurikire mu nkoro y'umukumbi, uragira abana b'ihene bawe ruhande rw'amahema ya bungeri. Amen. Ibice 2 ku murongo wa 2. Duhere ku murongo igice cya mbere kuri 15, ndaza no kugera ku gice cya 2. Mukunzi wanjye we, uri mwiza niko kuri mwiza, amaso yawe ni nk'ay'inyana. 2 kuri 2. Nk'akarungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Ibice 5 ku murongo wa 16. Imvugo iranezeza, n'ukuri ni mwiza bihebuje, uwo niwe mukunzi wanjye, kandi uwo niwe nshuti yanjye. Yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwe. 8 kuri 7. Amazi menshi ntiyazimya urukundo, n'inzuzi zuzuye ntizarurenga hejuru. Umuntu watanga ibyo afite mu rugo rwe byose kugira ngo agure urukundo yagawa rwose. Amen. Uko sawa Mungu wangu mchana usiku, uko sawa tu. Safari ni uko niacha, majaribuni umenishika mkono. Iki gitabo cyanditswe n'umwami Salomo, yanditse igitabo c'imigani, yandika umubwiriza, yandika n'iki gitabo. Ariko iki gitabo yacanditse mu gihe c'ubusore, kandi ubusore bwa Salomo bugiye bukubamo nk'ibice 2. Igice cya mbere yanejeje Imana, nigihe yasabaga Imana, akabwira Imana ngo imuhe ubwenge. Yari ari mu buzuke buteye ubwoba, tiyasaba ifaranga, tiyasaba icubahiro, tiyasaba ngo abanzi be bagirirwe nabi, asaba neza, anezeza Imana. Bituma Imana ivuga ngo kubera ko wasabye neza, wanejeje, n'ibyo utasabye byose ndabiguha. Semene amen. Salomo ageze aho muri ubwo busore bwe asubira inyuma, aragwa. Igitabo c'imigani ndaza kuhagaruka. Igitabo c'imigani yacanditse amaze kuba umugabo, bavuga ko ari hagati y'imyaka 35 kugeza kuri 60 hagati aho. Igitabo c'umubwiriza yacanditse amaze gusaza, aravuga ngo byose ni ubusa.
haraho nasomye ucigeze mu bice bya kabiri mu mubwiriza hazavuga ibintu Salomo yagerageje kugira ngo yiyambiyanse mu yinezeze. Iyo usomye mu bami ba mbere 11 niho hatangira havuga uburyo Salomo yatangiye kuva ku Mana. Yashatse abagore, ashaka ngo abagore b'imfura 700, ashaka inshoreke 300, abagore 1000. Kandi muri abo bagore ngo atangira gushakamo abanyamahanga ari b'Imana yari yarababujije ngo kugira ngo batazahindura imitima yabo. Salomo atangira kubashakamo. Ba bagore batangira umwe akaza akavuga ngo ndashaka kusenga Imana y'iwacu Kemoshi, abandi babamuri bakavuga ngo ndashaka kusenga iyiwacu, abandi bakavuga ndashaka kusenga iyi. Salomo aradefya. Mu mubwiriza kabiri hagenda havuga uburyo yagiye yinezeza. Icyo ni kimwe ngo yagerageje ngo kugira abaririmbyi mu rugo gwe, amakorari kuramya no guhimbaza bihagije. Ngo agerageza gushaka abaja n'abajaka bose arabazana ngo muze mubyarira iwanje, mubyare gusa, muze mubyare. Ngo agerageza gutera ibiti byose biribwa. Ngo agerageza ngo kunywa inzoga za vino, aragerageza. Ageze aho byose amaze kubikora byose, agera gihe ngo yageze akunda kwihugura cyane, kwiga ngo ariga bihagije. Ariko ageze aravuga ngo haba kwiga cyane birananiza, haba ibi nibi ngo byose n'ubusa. Hari aho yavuze aravuga ngo yaratangaye ngo umuntu ngo ukorera ubutunzi ngo akananirwa kuburya, Salomo yese yandika aravuga ngo ndetse n'ubu bwami bwanjye nahangishije ubumenyi bukomeye, ngo ikimutangaje ngo nuko hazaza umupfapfa ngo akabiyobora. Ibyo yari yararunze byose, ibyo yari yarakuye mu bumenyi n'ubuhanga Imana yari yaramuhaye, ngo ahita avuga ngo ikimutangaje ngo nyuma ye ngo hazaza umupfapfa ngo abiyobore. Ageze aravuga ngo rero indunduro ya byose byarumviswe. Ngo aravuga ngo ikintu kimwe gusa, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Kandi aravuga ngo umurimo umuntu azakora wose ngo uzaca mu rubanza. Ngo haba ugihishwe, haba icyiza kigihishwe cyangwa cyahishuwe cyangwa kibi, cyose ngo kizaca mu rubanza. Haleluya, kizaca mu rubanza. Iki gitabo cyerera cy'indirimbo ya Salomo yarakiri muri icyo gihe cyo kugwa. Ngo arangije abona umukobwa w'umushuramu, ngo aramubona ngo yari mwiza, ngo ashaka kumushaka. Tuvuge ngo amen. Ngo ashaka kumushaka kuko aho yageze abona umugore mwiza wese yari hatari, yageze hataha. Kandi Bibiliya ivuga ngo uyu mukobwa yari imfuzi, yareraga ngo abana bo mu muryango. Ngo arangije ngo aramukunda. Ikindi twumvishe muri iki gitabo, bavuze abakobwa b'i Yerusalemu, nabo turaza kubavugaho. Bavuzemo Salomo, bavugamo umukobwa w'umushuramu, bavuga abakobwa b'i Yerusalemu, bavuga n'abahungu ba mama cyangwa abana ba mama. Ndaza kuvuga kuri abo bantu 4, hari n'abandi 3 simbavuga kuko ab'ingenzi nabo 4 tuza kuvuga. Tuvuge ngo amen. Salomo ngo araza abwira uyu mukobwa ngo arashaka kumushaka. Wa mukobwa aranga. Aravuga ngo hari uwo twapatanye, hari uwo nasezeranye nawe, hari uwo dufitanye isezerano, sinshobora kumuhemukira, sinshobora. Amen. Salomo hari ibintu yagerageje kureharesha uyu mukobwa. Bibiliya ivuga ngo yamweretse ubutunzi kuko yari ufite ubutunzi. Ngo amwereka ibiti by'imyelayo biranga, ngo amwereka icubahiro biranga. Agerageza kumwereka ifeza n'izahabu biranga. Aravuga ngo hari uwo nasezeranye nawe,
ndashobora kuko uwo mukunzi waje ni mwiza arahebuje nta wundi no murutisha tawo semene amen muri mzararimbye ngo nje mpisemo Yesu murutisha ibintu byose andutira amasambu andutira amazu meza andutira no gushimwa n'abisi bose aravuga ngo umva ico nifuza sinshaka kumenyekana zajya nyoboka umwami Yesu iminsi yose amen uyu mukobwa Salomo amaze kubona ko byanze ngo agerageza gukoresha abakobwa b'i Yerusalemu aravuga ati uriya mukobwa byaranze none mungeragereze turebe ko yemera abakobwa bakaza bakamubwira bite byawe kuki ushaka kwanga umwami byagenze gute ese ubundi uwo mukunzi wawe uvuga abahe atuye hari igihe ubwira abantu ngo Yesu ndi kumwumva ngo arihe ngo ntukaze ukabya ntawo mwumva nyine ninde wo mwumva aza yumvwa n'abamwumvise ngo arababwira ngo umukunzi wanje ni umwungeri atuye mu misozi niyaba atuye mu misozi uyu mukobwa yagerageje ngo kumushaka hari igihe babivuze cyane ngo agerageza kumushaka amaze kumva nk'akavuyo ngo abahungu benetse batangiye kumurakarira ko baraza kugushaka ukavuga ngo hari undi mwapatanye hari umwami ni mwiza pe arihe uwo mukunzi uzuvuga tubonye umukwe ufite kashi tubonye umunyemari nawe kurazana ibintu ngo wakunze ndese indi umwungeri w'intama umwungeri atangira gucanganya ikigo ngo agenda ari kumushaka atangira gushaka umukunzi we haleluya Bibiliya isigereranya aba bantu uyu mukobwa w'umushuramu imugereranya nk'umukristo cyangwa umwizera cyangwa se umunyesirayeli w'ukuri cyangwa se itorero Salomo imugereranya nka Satani iyo umuntu yatangiye gukorerwamo n'imbaraga za Satani aba yabaye shitani hari aho Yesu yigeze gucaha Petero ababwiye iby'urupfu rwe Petero ashaka nko kugira impuhwe kumubuza aramubwira ngo mva inyuma Satani iyo umuntu yatangiye gukorerwamo n'umwuka mubi wa Satani aba yabaye igikoresho cya Satani Bibiliya igereranya umwami Salomo nka Satani aba bahungu ba mama ibagereranya nka kamere yanga umwuka irawanga Bibiliya ivuga ngo ndababwira ngo muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere ikunda kuko umwuka na kamere birahabanye kimwe ni mukeba w'ikindi birangana aba bahungu rero uyu mukobwa yarabajenye rimwe na rimwe kamere zidutuyemo hari ibyo zikunda iyo umwuka byanze biza bigira urwango ndaza kubagarukaho aba bakobwa b'i Yerusalemu Salomo yakoresheje ni ibyifuzo by'isi n'irari ry'isi n'ibyaha mbese barukuruzi bo kugukurura hari igihe Satani azabona ko yagize gutya yagukanze bikanga agakoresha noneho imbabazi akaza kuzanira utuwa akagukubita mu maso akagukubita ibindi bitandukanye turaza kubireba umwungeri mu isezerano rya kera
byagereranywaga n'Imana. Imana yari umwungeri w'Abanyesiraheli. Iyo usomye Zaburi 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Semeni amen. Sinzakena. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya kuko ndi kumwe nawe. Ishimbo ye n'inkoni ye ibyo bimpumuriza. Semeni amen. Mwungeri mu isezerano rya kera, Yesu niwe mwungeri w'itorero. Intama zanjye ziranze kandi nanjye ndazizi, zizi ijwi ryanjye. Haleluya. Ninjye mwungeri w'ukuri, intama zanjye ziranze. Iyo usomye muri Yohana 10:10 kugeza kuri 14, iryo jambo rarisangamo. Yesu niwe mwungeri mwiza, Yesu niwe mwungeri w'itorero. Mana ishimwe. Nubwo abantu batabibona, ariko dufite umwungeri kandi uragira neza, utaragirira ibihembo, utaragirira inyungu. Uwiteka ni umwungeri wacu, ntituzatinya. Semeni amen. Mwungeri w'itorero ku manywa na nijoro. Ariko itorero Mana ishimwe ko rifite umwungeri waryo. Nzambwira abantu ntabwo woshobora itorero mama pastor, ti woshobora abantu. Bashumba ntimwo bashobora. Ariko ikintu cantangaje ejo bundi nabajije abantu iwacu ndababwira ngo ndatangaye. Umwaka urashize tutagwanye mu itorero abantu badakubitanye. Nukuri umwaka urashize nta muntu uratukundi, nta umwaka urarangiye. Sanga ni ikintu gitangaje. Uzoshira abantu hamwe mu isoko baba bacuruza bamara umwaka, nubona umwaka urashize abantu badatonganye. Abacuruzi baba bacuruza bose inyanya, cyangwa bari gucuruza imyenda, cyangwa bari gucuruza iki. Hari igihe uzuje kugura umwaka amagutangira, hari umwaka amamutonganya ngo ese ni gutuza utwara abakiriya banje. Ariko mu nzu y'Imana, haleluya, Uwiteka ni umwungeri mwiza, utazutuma intama zigwana, azaragira neza. Umwami ni mwiza pe, ni mwiza pe, arababariye, yarababariye. Imana ishimwe ko yaragiye itorero kugeza muri aya mezi. Yaragiye neza we, ko Yesu yaturagiye neza, ako Yesu yaturagiye neza. Igihe wabuze amazi yaguhaye amazi, igihe wumva gucitse intege yako mu rusaku rwinshi, mu guhorera kw'imvura nyinshi, yatubereye umwungeri. Umwami ni mwiza. Uyu mukobwa yahisemo neza, yeme yahisemo neza. Ese uyu mukobwa yageze ahurira he n'uyu mwungeri? Bahuriraga cyangwa ingeso zatumaga mukunda kurusha umwami Salomo wari ufite buriya butunzi niziye? Cyangwa bahuraga ryari? Abakobwa b'i Yerusalemu bamaze kumubaza, arababwira ngo umwami wanje uwo mwungeri atuye imusozi. Abanditsi bagiye bandika imisozi Imana yagiye ikoreraho imirimo ikomeye. Ndaza kuvuga imisozi nkine gusa, panihuta kuko sico cyane ndi buvuge. Bavuze umusozi wa Ararati. Igihe Nowa yamaraga kuva mu bwato mu mwuzure, ngo ubwato bwagiye ku musozi wa Ararati, buvuye mu kajagari, buvuye mu miraba, ariko buvuye ahantu hakomeye, ngo bugera ku musozi witwa Ararati, umusozi wo kuruhuka. Haleluya. Hari imisozi Imana izi gutuzaho iyo uvuye mu ntambara. Mu izina rya Yesu uyu mwaka mwinjire ku misozi y'uburuhukiro.
wari umaze igihe cyinshi mu butayu, wari umaze igihe cyinshi mu miraba, wari umaze igihe cyinshi mu ishuheri, ariko Imana ya Isiraheli ikugeze ku musozi w'uburuhukiro. Muri Matayo 11:28 hazavuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Umwami ni mwiza pe, umusozi w'uburuhukiro. Haleluya. Ninde uza kumfasha kugira ngo aze mfasha cyane? Ndaza gusomaho kugira ngo aze kumfasha. Munsomere Matayo 11:28 kugira ngo muhumve iyo tugeze ku musozi wa Yesu ukuntu tuharuhukira. 11:28. Makuru 11:28. Bibiliya iravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Amen. Amen. Komeza. Mwemere kuba abagaragu banje munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Amen. Mwese abarushe n'abaremerewe, mwese abari mu miraba myinshi, mwese abakiruhijwe n'ibyaha byinshi, hari umusozi w'uburuhukiro twahawe. Mwese abarushe n'abaremerewe, nta mpamvu yo kwiyahura, nta mpamvu yo kwiyica, nta mpamvu yo kubivuza induru, nta mpamvu yo kuboroga. Mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Haleluya. Hari umusozi tujya turuhukiraho. Undi musozi Imana izikunda kugaragaza yakoreyeho ibitangaza ni umusozi wa Moriya. Igihe Aburahamu yajyanaga Isaka umwana w'ikinege kumutamba, Isaka aramubajije ngo se papa, ko dufite umuriro tukagira inkwi, gitambo kiri? Gitambo kiri? Igitambo kiri? Aburahamu asubiza umwana we neza, aramubwira ngo Imana niri bwibonera igitambo. Bibiliya ivuga ngo Aburahamu azamuye inkota agiye kwica Isaka. Ijwi riramubwira ngo Aburahamu sigaho. Imana yari yabonye ko yamwishe, ariko naza Imana agizireba umutima. Imana yari yabonye ko byarangiye. Mu mwanya wa Isaka haboneka intama. Tuvuge ngo amen. Amen. Igihe rimwe na rimwe uzamuka udafite icyaguhumuriza, udafite icyakungura umuti, udafite icyakuruhura, ariko iyo ugeze kuri Moriya, iyo ugeze kuri Moriya uza wumva amagambo y'ihumure. Haleluya. Mu gihe wibaza icyo uri bukore, mu gihe wibaza icyo ukuri bubigenze, hari Imana. Dufite Imana, dufite Imana. Dufite Imana iza yironkera. Nuzaza ubona byagucanze mu buzima, nkunda kubwira abantu baza biyahura, muza mwiyahura gute? Dufite Imana. Nukuri dufite Imana. Mu gihe wumva byagucanze uza uvuga ngo Uwiteka ari bwironkere, kandi ko kazayironkera. Erega amagambo twaturararima zo tuvuga bifite imbaraga. Imana iza yironkera. Imana ishimwe ko yironkeye ku bwa Aburahamu, Isaka abaho, igitambo kiraboneka. Tuvuge ngo amen. Undi musozi ni umusozi wa Sinayi, aho Mose yaherewe amategeko, aho Mose yaherewe ubwiza. Tuvuge ngo amen. Iyo umuntu ageze ku musozi w'Imana hari ubwiza, hari amabanga uhabwa, hari ibintu ubika, hari ibintu umenya. Uzi ko hari igihe umuntu azava nk'ahantu gusenga, ako Imana ishimwe kuzikorera mu mutima,
Imana ikakuganiriza ikakubwira, wagera mu bantu bo bakakureba nkawe ariko batazi ibintu byabaye, batazi ubwiza wazanye. Yesu niwe wenyine mu isi uzi utanga ubwiza bwuzuye. Yesu kandi Yesu igitangaza azatanga ubwiza mu mibabaro. Murabyumvishe? Yesu niwe wenyine mu isi uzi utanga ubwiza mu mubabaro. Yesu wenyine. Mu mubabaro abantu icyo baza bagutwerera, Yobu bamaze iminsi 7 inshuti ze gusa ziunamye ngo zije kuvuga zimubwira nabi. Uko Imana yakugize hari uko wagize. Ntago Imana izipfa guhora umuntu uko hari uko wakiraniwe. Ariko Yesu niwe wenyine uzi usanga aho umuntu ari mu bibazo, uzi usanga aho umuntu yirabuye ikamuha ubwiza. Umusozi wanyu ni umusozi Yesu yahinduriweho ishusho ye imbere y'abigishwa igihe bari bagiye gusenga. Hariho Petero na Yohana na Yakobo. Nico cyagiye Eliya na Mose baje barabonekera. Petero aravuga ngo ndagusabye reke duce ingando 3, iyawe ni ya Eliya ni ya Mose, reka nyabuna duce ingando. Iyo wageze ku musozi w'Imana uzuhinduka, imvugo zazihinduka, amanyanga azashira, ibitekerezo biroze bizabishira, imyifatire izihinduka, imigendere izihinduka, ukagenda nk'umwana w'Imana, ukambara nk'umwana w'Imana, ukarya nk'umwana w'Imana, ugasohora amagambo nk'umwana w'Imana. Ku musozi w'impinduka haba ibintu bikomeye. Paulo yigeze kubwira Timoteyo ngo mwana wanjye uzugaragara kuri icitegerezo mu magambo yawe, mu rukundo rwawe, mu ngeso zawe, mu kwizera, ugaragare kuri bye. Kuko wageze wese mu Mana, wageze ku musozi w'Imana wese arahinduka. Uwari uzwi ko ari umujura akaba umwizerwa, uwari uzi ko ari indaya akanyugwa na Yesu, uwari uzi ko ari umugome akuzura imico. Umusozi w'impinduka ni Yesu uzutanga. Naratangaye maze iminsi ntekereza ku bintu by'Imana. Imana izihindura neza. Ababyeyi bazafata umwana mugakubita, ikintu kitaza kimara ingeso ni inkoni. Iyo umuntu yagize ingeso hari abantu bageze mbona bageze biba bakabatwika gutya, bamara kumutwika mu minota 5 bakamasanga kari bagifite igisebe, gutya bakamutwika mu minota 5 bagira cyo bagasanga kari. Ariko iyo wageze ku musozi w'impinduka uzuhinduka nta wasakuje. Biriya abantu baza birusha ngo ko barabwira abantu ngo nakweretswe ngo ndagushamburiya, gushamburiya habe n'ubwohera mu gitondo wawe urundi biheko ukarunda ukuzuza podium. Ubuntu bwa Kristo butaragira ku muntu ngo ahinduke, azamaje gucuruza ibindi aje kuhaha. Niko bimeze. Ariko Yesu ahageze uzubifata wenyine ukabitwika nta ukuri hejuru, ukabijugunya muri toilette ukabiheba. Yesu ni umunyembaraga. Yesu ni uzugera mu bagabo bagakunda abagore nta ubaterese ngo kunda. Ariko muzi inyigisho turimo kwigisha ngo abagore mukunde, ngo mukunda abagore banyu ngo abagore ngo mwubaha abagabo. Ariko Yesu aza kugera mu gakunda umugore ukazumubona nkaho ari we wenyine mu isi. Wenyine ukazumubona ko ari we wenyine mu isi. Kubaha umugabo wawe nkaho ari we wenyine mu isi, kubera impinduka ivuye ku musozi wa Yesu. Haleluya. Mwakire impinduka iva ku Mana, mwakire guhindurwa amateka kuva ku Mana. Ibyakunaniye byose, ibyo utoshobora baratwiyamye bihagije. Ariko hari imbaraga z'Imana zihindura. Hari imbaraga zazihindura abantu bakavuga neza, urugambo rugashira.
ariko muzamugambana kubera iki? Muzamugambana gute? Umukristo azagambana gute? Abantu hazaro bakagambana no mu rusengero ngo dore kwayigira yewe ngo dore ngo ndebera none, ariko muzi kugambana ukuntu ari bibi. Yesu niwe woza akagufata akanwa gutya akagasona. Yesu gusa kandi tukunda kuvuga agiye wowe none byagira kuba mama nitwe ba mbere tugira makuru. Uzubona kantu utaragira mu rugo kama wandikira umugabo ngo noneho ikintu kibaye mu materaniro ukananirwa kwihangana ngo ugere mu nzu ukama wandika ukiri mu materaniro. Ariko Yesu aza kugeramo akanwa ako Yesu ashimwe ko azafata Yesu akakanwa. Muri Yakobo hazavuga ngo umuntu uzi kukamenya akagafata yobasha gukontrola umubiri wose. Akanwa kazagashituka gusa kavuza ibintu kavuga kanwa we kuwavuza ibiki. Ariko Yesu yaje. Yesaya yigeze kuva aravuga ngo mbonye ishano ndi umunyaminwa yanduye. Barazamukoze karajyaka kuma. Nta wundi washobora kanwa. Tawe keretse Yesu uzuzana impinduka idasanzwe abantu bakabona waracecetse, abantu bakabona meze neza. Yesaya 25:6 muhansomere twihuta. Sigaje iminota nk'irindwi. Reka nihute cyane. 25:6 ihute cyane papa. Bibiliya iratubwiye ngo ego kandi kuri uyu musozi Uwiteka Nyiringabo haleluya azaharemera amahanga yose ibirori. Ego ayabagire ibibyibushye. Ego ayatereke vino y'umurera. Ibibyibushye byuzuye imisokoro na vino y'umurera. Ego imininnye neza. Yego kuri uyu musozi niho azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu hose, kandi n'igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose. Ego kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Rekeraho papa. Imana iguhumbugisha. Uyu musozi bavugaga kuzategurwaho ibirori wari Gorigota. Tuvuge ngo amen. Sinja cyane kuko umwanya uransize wari Gorigota. Kintu kiza kizana impinduka ni Gorigota. Iyo tugeze kuri uyu musozi yewe Gorigota sinza kwibagirwa. Yewe Gorigota wambere incungu. Yewe Gorigota uruwa gaciro. Gorigota Mukristo ahageze yari afite umutwaro ku mugongo atumbiriye umusaraba. Umutwaro umuva ku mugongo aravuga ngo ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ngo ariko cyane ndashima umwami Yesu. Igorigota iyo tuharebye, iyo twitegereje Yesu, ibyatunaniye biza bishira. Wotekereza urukundo Kristo yagukunze. Jambo ry'Imana zarivuga muri Yohana 3:16 kuko inyigisho nkuru y'iki gitabo izivuga urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ku Banyesiraheli, urukundo rwa Yesu kwitorero. Byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo habwa ubugingo buhoraho. Iyo ugeze Gorigota ukibuka urwo rukundo, birizivuga ngo utarigeze gukora icyaha Imana yamuhinduye icyaha kugira ngo wewe nanje tubabarigwe. Wewe nanje iyo ugeze Gorigota ukibuka umurimo Kristo yakoze uzuhinduka. Wo kwibuka imibabaro Yesu yagize wohinduka nta ukwigishije. Ukareba urukundo rwamumanuye rukamuzana mu isi rukamujana ikuzimu akazuka. Wohinduka kuko ijambo ry'Imana zavuga ngo yaje ameze nk'intama ariko azagaruka ameze nk'intare. Ngo abamucumise wese bazamuborogera
mwami ubwo tuzakureba ibyishimo bizatwira igorigota niho haba impinduka gusa. Haleluya. Uyu mukobwa mushurama impamvu bakunda kumushira ku mwanya wa kabiri nababwiye ngo agereranywa n'itorero. Itorero riri hagati y'Imana na Satani. Turi hagati y'Imana na Satani. Sinzi abanyarwanda bazaca umugani bakavuga ngo ururimi ruri hagati, bazakunda guca umugani. Itorero riri hagati y'Imana na Satani, kuko itorero Satani nijya ahora ashakisha, Imana najyo niyo yashatse. Ni ikintu gipiganwa, ni ikintu gipinganirwaho abantu babiri. Satani yigeze gupinganwa n'Imana kuri Yobu, kandi Imana isheta Yobu yonyine ngo wamubonye se, wamubonye umuntu wanjye se, wamubonye uko akiranuka, wamubonye ko atunganye, ko nta muntu n'umwe mu isi umeze nkawe, wamubonye. Satani nawe kuko ari umuntu uzi gushirishamo, yamavuga ngo yoreka gukiranuka gute n'ibindi wamuhaye. Abana 10, abasore 7, abakobwa 3, ibintu ingami y'ibihumbi magana, ibindi ibikini yobura gute? Reba uriya mubiri ukuntu usa, wewe wobura gukiranuka gute? Imana yavuga ngo ntaga nukura ivyo biza bituma kiranuka, sivyo. Bya bintu twavuze Satani zigukururisha, abandi barabihebye, abandi Imana yabonye ko batabifasheho. Sanumva abantu bavuga ngo muturire Imana, abandi barahebye, biri abandi barabihebye. Biriya twebwe duhagaze, abandi barabihebye, bya bintu by'icubahiro, bya bindi abandi barabihebye. Paulo yaravuze ngo ibyarinda mu yanjye nabihinduye amasa, ngo kubwo ubutunzi butagira akagero, ngo ariko kumenya Kristo. Ibyarinda mu yari docteur, yari akomeye cyane mu by'amategeko, yari umuntu ufite ubwoko bene ubu ngubu totinya kuvuga, ariko kubwa Kristo ngo arabihomba. Ariko twebwe nibyo turimo kwirirwa mu masengesho ngo Mana uduhe icubahiro, ngo tuzamure, ngo dukomere, ngo tuamamaze. Abandi barabihombye, babihindura amasa. Fire. Barabihombye. Wewe kurafata amadesha abandi bahombye. Kristo ni wowe kubahwa. Kristo ni wowe munyacubahiro mu isi no mu ijuru. Mwanditse neza mu Filipi ngo nicyo gituma Imana yamuhaye izina risumba yandi yose. Amavi yose yo mu isi azapfukama, nta mavi yo mu isi yo gupfukamira. Uzupfukamirwa n'amavi 3 bwaca amaza akagutuka. 3 ugize umugisha umwaka umwe azamavuga ngo turakubaha, turakwemera, bwaca wamaheruwe, dushaka kukubona, dushaka no kukumva. Ariko Kristo n'abataramupfukamira bazamupfukamira, kandi indimi zose zizavuga ko ari umwana. Indimi zose. Kristo wenyine niwe ugira icubahiro, niwe ariko ni igihumbi. Niwe abantu bose abakomeye n'aboroheje azagira uti. Umunsi umwe ngo bataye Daniel mu rwobo rw'intare, ngo umwami Dariya buri bitotsi, baza umwami abari buri bitotsi kandi ari mu nzu ye, ngo bamuzanira ibyo kumucurangira ngo bazana ibyo kurya wapi, kunywa wapi. Ariko Daniel ngo akagira gucya gusa, ubwoya ngo bumubera karingiti gashushe. Dariyo ngo bukeye mu gitondo kare kamuse, ngo aragenda arahamagara ngo Daniel mugabo, Imana yakurinze, yaba yakurinze, Imana yawukorera yakurinze, yoreka kundinda gute? Ari wowe nta gicumuro ngo ufiteho, ari Imana nta kibazo, yoreka kundinda gute? Uzi ikintu cyavuze, aravuze ngo Imana ya Daniel niyo Mana yonyine. Itorero rimeze nk'akarungu mu mahwa, ariko rirabyibushe. Nubwo dukoswe n'ibibazo, nubwo tugoswe n'impande zose, ariko dufite umugabo uzutuvomerera, ari we Kristo. Ntacu itorero rizaba, ntacu umukiranutsi azaba. Umuko yaravuze ngo umukunzi wanjye ameze nk'akarungu mu mahwa. Nubwo amahwa azashita, amwe agakubita mu mbavaga amwe, ariko nukuri tuzoshisha. Uzi ikintu tuzadushisha? Ibyiza by'Imana. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho, karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Nubwo isi iri gukurura, nubwo Satani akurura, ariko umuntu watowe n'Imana
ntabwo azaja mu isi. Ego niryo nitangaza. Umuntu wamenye Imana neza neza ntabwo azaja mu isi. Nubwo kamere rimwe na rimwe izikubwira mu bibazo urimo ikavuga ngo nyamara nawe gerageza woroshe mera nk'abandi, abahungu ba mama n'abakobwa ba mama, itana abandi akavuyo, ariko itorero ry'Imana rigomba gukorwamo amasuku. Niko niba ufashe kitari yo mu nzu y'Imana, abantu bazakubona umere nka Dawidi wagaze ukora ku mujya gucya abadayimoni bagahunga, ariko intoki zawe bitewe n'ibyo zazikora ntizokwirukana n'umushwi n'umwe, habe n'umushwi. Niyo mpamvu abadayimoni baza ngo ko muragira gute, bazobashwanyaguriza nk'ababana asike bashatse nabo kwigana abandi. Ibi bintu ntibizabikinishwa. Abaririmbyi ubu ngubu ni ukumara gukubita igisirimba ngo musige muvanga utuyoga ngo n'udufanta, mufite ikibazo mwaje gukinira hadakinirwa. Ibyiza muvanguke, uze ufata fanta ibe fanta, niba ari akayoga nanone aho kwihisha muri fanta ugafate bagusanga wanywa akayoga. Niba uje kurepeta ntukazuzana imiti mibiri, uzuza kurepeta utahe, ntukazuza kurepeta nurangiza ngo wateye inda ngo ibibazo byarabaye. Mwirinde mwe kwemerera kamere ni umukeba w'umwuka, ni mukeba. Uzuhagarara hakubye ingeso zawe nziza ngo abantu bahere ko bahimbaze Kristo. Umuntu gusa nakubona urambuye amaboko ukavuga n'umwami Yesu n'umwami yarazutse mu bapfuye n'umwami, indimi zose zigezatura ko singombwa amajwi, singombwa. Haramya umutima, singombwa ibihimbano bikomeye. Abantu barahimbye ibihimbano bikomeye pe kandi n'ibyiza byagiye bikora akamaro, ariko nta muntu uzorusha indirimbo zo mu gushimisha n'agakiza. Sinzibagirwa igihe nakizwaga bazayikora mukamumvugiye kwiruka, kuko baziririmbye buzuye amavu. Itorero ry'Imana rigira ubwiza, rigira imyifatire myiza. Petero, reka ndangirize muri Petero wa mbere muhansomere, minoti ziba mike cyane gatuma abantu. Petero wa mbere 2, Petero wa mbere 2 ku murongo wa 2 nsomera twumve. 2 ku murongo wa 2 haravuze ngo mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya ko yuko umwami wacu agira neza, ni mumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Amen. Abafilipi 1:27. Abafilipi 1:27. Bibiliya iravuze ngo icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza nzumve ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe
muhuje umutima kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza, mudakangwa n'ababisha bo mu buryo bwose. Ubwo butwari bwo kudatinya kwanyu, ubwo butwari bwo kudatinya kwanyu kuri bo ni ikimenyetso cyo kurimbuka kwabo, naho kuri mwe ni ikimenyetso cy'agakiza kanyu kava ku Mana. Amen. Itorero ryasogongeye Kristo, ndabifuriza ibintu bibiri: mukomerere muri we, mushorere imizi muri we. Haleluya. Kugira ngo ingeso zanyu zimere nk'uko ubutumwa bwiza bumeze buvuga. Umuntu wese utaramusogongeye ngo amwinjiremo tibikunda kweriza imbuto z'ubutumwa bwiza. Ariko ndabifuriza gukomerera muri we, gushora imizi muri we, kumwinjiramo cyane kugira ngo ingeso zacu zimere nk'iz'ubutumwa bwiza. Ahantu tujya duhurira n'Imana, wa mukobwa yahuriraga na wa mwungeri, na ahantu henshi yahuraga nawe mu nzozi, agahura nawe mwihishurirwa, agahurirwa nawe mwiyerekwa. Aho rero tubungubu twebwe duhurira nawe ni mu ijambo ry'Imana. Abakera yavuganaga nabo mu buhanuzi, mu kanwa k'abahanuzi n'iki, ariko ubu ni mu kanwa k'umwana wayo. Akanwa k'umwana wayo ni iki? Ni ijambo. Niba ushaka kuba umuntu udasanzwe, niba ushaka kuba muri urwo rukundo, ndakwifuriza kuba mu ijambo ry'Imana, uhure n'Imana. Haleluya. Niho ibyanditswe byera byose bigenda bikora akazi, bikaguhishurira ibigomba, bikaguhishurira ibikenewe. Ikindi kandi aho duhurira n'Imana ni mu masengesho. Iyo twagiye mu bihe byo gusenga, muri mwe yaravuze ngo ibihe senga Uwiteka binyemeza yuko asubiza, kegeraho data ari nkamuganyira ibizo nkenye byose. Mu bihe by'umubabaro akampumuriza umutima. Aho ngaho azatuma twegera Imana, Imana ikagenda itubwira ibiho bikomeye, Imana ikagenda ikuraho imisozi, Imana ikagenda ikura ibiremereye. Ahandi hantu natekereje, ese nijyari bageza bahura? Nijyari? Iyo usomye mu Banyesirari bahavuze batambaga ibitambo mu gitondo na nimugoroba. Tugomba kubonana n'Imana mu gitondo na nimugoroba. Abatesalonike ba mbere 5:17 hazavuga ngo musenge ubudasiba. Nusenga ubudasiba uzahura n'Imana, nusenga ubudasiba uzabona Imana. Ndabifuriza kwegera Imana cyane, ndabifuriza kubana n'Imana cyane, ndabifuriza kumwigiraho. Dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera. Nidutumbira Yesu tuzaba nkawe, nidukomeza kumwegera tuzamera nkawe. Ariko uko tutamutumbira, uko tutamureba, uko tutinjira mu zanditse, uko tutabi ruhande rwe dusenga dusabana nawe, tuza tugira isura itari nziza. Ubwiza bwacu buzabuba bubi, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo amazi menshi ntiyazimya urukundo. Semene amen. Ibibazo ntibyazimya urukundo. Iyo usomye mu Baroma 8:20 na kangahe ngira ngo 31 hazavuga ngo niki cya 31 kumanura 3:5 niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Na makuba, ni ibyago, na akaga, niki? Ibyo byose nta na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ariko nabameze bate? Nabashoreye imizi muri we, nabamusogongeye bakumva uburyohe bwe, bakumva utamu wa Yesu. Abo habe nubwo hoza ibyago n'amakuba. Muri byaravuze ngo ibyago n'ibintera n'amakuba, Yesu ni umukiza wanjye, ndamahoro. Niragije Imana Data, nkundwa n'umwami wacu Yesu Kristo, nejejwe n'umwuka wera, ndamahoro. Ndabifuriza kuba mu Mana. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo, imiraba nubwo izaba, agashururu niba kazaba, nta kintu na kimwe cyazimya urukundo rw'Imana. Haleluya. Kuko urukundo ngo ruraremere nk'urupfu rumeze, ariko narahabumiwe. Urukundo ngo ruraremere urupfu ruza gwikubita mu bantu bose bakarira. Muzi imbaraga urupfu rugira? Uzi ko umuntu azapfusha akavuga ngo urupfu ngo karabona ngo yagize isoni. Nukuri umuntu wapfusha akavuga ngo karumva isoni, ngo karatinya gusohoka. Yewe nta kibazo ntabakumwa ngo karumva isoni. Urupfu ruza rutera ngo isoni. Ukuwogira urukundo rwa Kristo, reba ukuntu tuza turira iyo twapfushije neza, ngo urukundo ngo egara urupfu. Uzi ukuntu uza rudutera ubwoba?
uzi nk'iyo umwana arebeka gutya araba uzawumva nkagute muri wowe uzi ko umwana aza gwaraya niho ukazawumva kuraniha yagira gutya ukazawumva wawe noneho ngo urukundo rwanye n'urupfu urukundo rw'Imana rurakomeye tugwinjiremo turutindemo turubyiniremo turushishiremo kuko urukundo rw'Imana ruraruta udushako twose ruraruta utubazo twose urukundo rw'Imana ruruzuye data mu izina ryawe Yesu uragakiza kacu Mana uri ibyirato byacu Mana uturinde guheba iby'isi uturinde guheba ibyubahiro turinde guheba ubutunzi uturinde guheba biriya byose byaza ari ibyo kudutandukanya nawe duhore twihariye ibya Yesu duhore tunyuzwe n'urukundo rwa Yesu duhore turuzwe n'ubwiza bwa Yesu nubwo rimwe na rimwe abantu basa nk'abirabuye kubera ibibazo nubwo rimwe na rimwe abantu benshi basa nkaho bababaye ariko muri wowe barakomeye barabyibushe ni banini bameze neza uyu mukobwa aravuze ngo nubwo nirabura uri mwiza umugenera mu mukwera mubwiye ngo nubwo wirabura uri mwiza rimwe na rimwe Yesu nubwo itorero ubona rifite ibibazo byinshi ariko uzubabona ari beza ukabona ari beza ukababona ari beza ukababona buzuye ubwiza n'ubwiza bukomeye ubwiza buhebuje ubwo nibwo uzubona hitorero ubwo nibwo uzubona bera turasaba kongera kudukomereza urukundo rwawe tukongera tukagukunda cyane tukongera tukakumva cyane tukongera tukakwinjiramo cyane ukaturyohera ma ndabizi ko isi yeza uburabyo irahamagara abantu ngo bagende basorome ariko data imbaraga zawe ziraruta ibiriho ziraruta isi ziraruta imyuka mibi ziraruta abadayimoni imbaraga zawe ziri hejuru cyane turasaba ko izo mbaraga zatwinjira tukabasha kuzura urukundo rwa Yesu asandi kutugira neza twese ugakomeza ukagirira neza itorero ryadutumiye imbabazi zawe zigakomeza kuribaho urukundo rwawe rugakomeza kurubaho ubagirire neza Mana mwaka wa 2024 imisozi yari imbere yabo ibyari bikomeye ibyari bimeze nk'ibintu bwahwa ibyari bimeze nk'amahwa data urihe gushisha le mari d'alfa urihe gushisha mwanditse aravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe itagereranywa n'ubwiza tuzabona kuko ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko ubwiza bwo muri wowe buruta ibingibi byose ma iby'isi ni ibigajuka iby'isi ni ibishira vuba iby'isi ni iby'igihe gito ariko ubwiza bwo muri wowe burarambye burahebuje buratangaje tugukome mu mashyi kuko ari imbaraga zacu mu izina rya Yesu amen. Kongera ijambo ry'Imana amashyi menshi cyane.